Abakurikiye TSG Online TV turabasuhuje. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje guhakana amakuru avuga ko ikingira abaturage bayo ku Gahato. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda isobanura ko abaturarwanda bakomeje kwikingiza ku bwinshi kandi ku bushake bwabo ntagahato mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ibi byemezwa n'umuvugizi wungirije wa Guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru wa Star Gazette, Bwana Mukurarinda yagaragaje ko Guverinoma y'u Rwanda itigeze ihindura uruhande ihagazeho ku bibazo birebana n'abashinja Leta gukingira abaturage ku Gahato. Uruhande rwa Leta nuko nta muturarwanda ikingira ku Gahato, ahubwo ngo ari ku bushake bwa buri muntu. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere Leta y'u Rwanda ihakanya aya makuru, kuko yakunze kugaragaza ko abaturarwanda bakingirwa ku bushake nta gahato. Ku rundi ruhande ariko mu bice by'icyaro hakomeje guturukayo amakuru avuga ko abaturage bari gukingirwa ku Gahato, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko bari guhunga igihugu kubera gutinya gukingirwa urukingo rwa COVID-19. Abenshi muri aba baturage bahuriza ku kuba binubira uburyo Leta ikoresha ibakingira, kuko ngo bigaragara nk'agahato. Ibi babifata nko kubabuza uburenganzira bafite ku buzima bwabo, nk'uko bikomeje kwandikwa n'itangazamakuru mpuzamahanga. Itangazamakuru mpuzamahanga rikomeje kwandika inkuru nk'izi. BBC iherutse kwandika ko abaturage batatu bo mu mirenge ya Rutare mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru na Musanze mu karere ka Kirehe iburasirazuba bayibwiye ko ubu bahunze kandi bihishe banga gukingirwa ku ngufu. Nubwo kuri akarere ka Gicumbi avuga ko nta muturage ukingirwa ku Gahato, ndetse ko nta makuru bazi y'abahunze ingo zabo. Mu buhamya bamwe mu bakorewe ayo marorerwa bahaye iki gitangazamakuru mpuzamahanga BBC, harimo ko uwo mu murenge wa Rutare uvuga ko amaze ukwezi ahunze urugo rwe, avuga ko aza abandi benshi nka we basize ingo zabo ubu bari kwihisha hirya no hino. Yagize ati, hari n'abandi benshi bataye abana, bataye ingo. Ndabazi benshi, atari umwe, atari babiri, atari na batatu, yewe barahari, ari n'abagabo, ari n'abadamu. Barabanje baza kudushakisha mu ngo, baratwandika. Hacamo iminsi babyuka bavuga ngo twitabire inama ya guverineri, ariko twari dufite amakuru ko hari gahunda yo kuza kudufatira muri iyo nama, twanga kujyayo. Uyavuga ko mu rugo rwe hoherejwe abashinzwe umutekano bitwa inkeragutabara, daso n'abapolisi kumufata ngo akingirwe. Ati, ariko nayo namenye uko bimeze, ndatoroka ndagenda mva mu rugo. Yongeraho ati, bashyizeho gahunda yo kunshakisha, ubu kugira ngo ngere ku musozi ni ikibazo. Abandi babiri bo mu murenge wa Musaza muri Kirehe nabo bavuga ko bari mu bwihisho, kandi baza abandi benshi nkabo nabo bataye ingo zabo bahunga gukingirwa ku ngufu. Ubuhamya nk'ubu kandi bwagarutsweho n'ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abadage Deutsche Welle mu nkuru yacyo yo kuwa 18 z'ukwa mbere uyu mwaka, cyatangaje ko abaturage nk'abo bo mu bice by'icyaro hano mu Rwanda bagihamirije ko bari kujujubirwa n'inzego z'umutekano ngo bakingirwe ku ngufu. Muri iyo nkuru Deutsche Welle igaragaza ubuhamya bw'abakristo b'abaporoso bavuga ko bafunzwe nk'inzererezi n'ibisambo mu gihe cy'icyumweru, bikozwe n'itsinda rigizwe n'abasirikare, abapolisi n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu karere ka Ngororero, babaziza kuba baranze kwikingiza ku bushake. Ngo abanyuma yo kwanga kwikingiza burundu baguye ko nibadashaka kwikingiza ku bushake bagiye kubarasa bagapfa. Undi mugabo ukomoka i Rwamagana yabwiye iki kinyamakuru cy'Abadage ko we n'umugore we bahunze urugo rwabo kubera gutinya abayobozi baje bashaka kubakingira ku Gahato. Uyu ngo muri icyo gihe yari arwaye malaria ari ku miti, asaba abayobozi ko baba baretse kumukingira. Bakomeje kubyanga, afata icyemezo cyo guhunga. Deutsche Welle yavuganye nabo bayibwira ko kugeza ubu bataragaruka mu ngo zabo, kuko ngo n'abaturanyi babo bafite amakuru ko bose bakingiwe ku ngufu nyuma y'uko bo bihungiye. Abo baturanyi banababwiye ko hari n'abandi bahunze nkabo, ndetse uyu munyamakuru wa Deutsche Welle bamubwira ko niba ashaka n'ibimenyetso bamuha nimero z'abo bandi bahunze bakamwibwirira aho bari. Mu gihe gishize hano ku rubuga rwacu rwa TSG Online TV twagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Rwamapera, nawe aduha ubuhamya bwa bamwe bavuze ko bashatse gukingirwa ku ngufu ariko bakabyanga bagahunga. Kurikirana ikiganiro cyose. Itangazamakuru naritangiye neza ni 2014. Nditangira nkorera igihe mu burasirazuba karere ka Gatsibo.
nkivamo njya muri New Times, nkora New Times mfite n'ibindi binyamakuru ngurisha inkuru nka The Independent ya Uganda. Hanyuma nyivamo muri 2019 njya muri The East African, mvayo 2020 mu kwezi kwa munana aho ngaho. Nanjye ikinyamakuru cyanjye cyitwaga Kigali Low Tidings, nza no guhindura izina kubera ko nari mbonye abandi bantu dufatanya, ariko intege ziza kuba nke muri abantu twafatanyaga. Nsubira mu buryo bwa freelancing kugurisha inkuru aho mbonye hose hanogeye ijisho. Ariko ubu ngubu ku giti cyanjye nkanjye mfite Faith Reporters, ni blog yanjye, nandika ku bintu bijyanye n'iyobokamana. Yego, jewe ibyo maze kubona hariho igitugu cyinshi ariko kirusha n'ubukangurambaga, ku buryo nza abantu benshi bampaye ubuhamya. Nanditse no kuri Faith Reporters benshi narabyihoreye. Hari abonzi n'ubu kuri iyi saha bafungiye mu nzu bamazemo icyumweru adashobora kuvamo atatemeye ko akingirwa. Ibintu bigayitse cyane. Hari abantu ubona abantu b'ababyeyi batwite ko n'uru rukingo rwaje batemera n'abantu batwite, ariko sinzi umuntu afite amezi 8 inda baramujyanye. Ibintu bibi byinshi sinabijyamo, ni ibintu bibabaje cyane. Wenda tutararenga aho ngaho, tubwiye ko arabuzi abo bantu nibo bazi, wabatubwira cyangwa ni byanditswe nabakubwira? Ariko ubwo ndaza kuvuga abemeye ko tuvugana. Nzi umuntu w'umugabo uri mu karere ka Gatsibo, ntabwo nza kuvuga aho aherereye neza kuko n'ubundi arihishe. Abana be barabyuka bakagenda ku ishuri, bakagaruka ibintu byose by'isuku abikorera mu nzu. Ni ukuvuga ngo abana be nibo baterura umwanda bakajyana ahabugenewe, arihishe. Ariko uwo nza kuvuga noneho muvuze n'amazina nuko nsa n'uwibagiwe, ariko n'ababyeyi ejo bundi bafatiwe hari ku wa 2, bafatiwe Kamagiri mu karere ka Nyagatare. Bambwiye ko bari barenga 30, harimo n'umubyeyi ufite inda y'amezi 8. Haragiye baramujyanye, ageze ku murenge Nyagatare, bagize uko bashaka, ntibabagaburira, ntibabemera yewe no kugira ikintu bagura. Ubu n'ubuhamya bambwiye narabwanditse, naranabarekodinze, kode zabo zirahari. N'ababyeyi 3 twavuganye, ariko uwo ngo w'amezi 8 ageze atangira kuvira kunda, araravira kunda bamureba ngo kubera atikingije. Ibintu bigayitse cyane. Bageze aho cyo kora baramwohereza, bamwohereza ku bitaro, centre de santé yanga kumwakira ngo kuko atikingije. Umwene gihugu, umubyeyi, wenda niba wafite ikosa ariko umuntu agiye kubyara barabanga kumwakira. Cyokora yambwiye ko haje umugira neza, umuntu w'umotari yarazanye umuntu aho ngaho, abona heze hanze, amusobanura ikibazo afite. Umumotari mu 1500 asubira Kamagiri kuri moto. Umuntu ufite inda y'amezi 8 kuri moto asubirayo, aravuga ati nibashaka bazansange aha ngaha bagiri ko bashaka, kuko no kuva hariya ngo asubire iwabo byasaga naho abacitse, kuko ikigenderwa cyari ukumutera urukingo. None agiye batarumuteye, ku buryo n'umurwaza we bari bamuhaye ngo amuherekeze, nawe mugenzi we wari waranze kwikingiza, we yaravuze ati giye sinatinyuka gusubira mu rugo, ati ko nsubiye noneho banyica. Asubira hahandi ku murenge arigemura.
bageze aho babafata ku ngufu, umuntu w'umubyeyi, abantu batatu bagafata, abandi bagafata amaguru. Ubu ni ubuhamya banyihereye n'ahandi henshi. None bafataga amaguru bashaka kumutera urushinge? Nyine kuko aza gusamba baramwicaza, bamufata amaguru, abandi bagafata amaboko bakazingira hamwe bakamutera urushinge rw'urukingo. Undi yarambwiye ngo iyo babaga ari nk'umuntu w'umugabo nkawe nkanjye, bagufata ari abagabo 5 b'imbaraga bakarugutera. Hari umuntu undi namenye wazakirehe, hari akaudio kagenda umubyeyi basanze mu rugo avuye no gusenga, arabinginga baranga, cyokora asa n'ubacitse ngo baramwirukansa kugeza mu gishanga, abantu bose barahurura. Hari ibintu wumva ukavuga ati ni film ariko ari ukuri. None se keri ibyo kuko biri kuba mu Rwanda cyangwa namakabya nkuru? Nanjye ibintu sinzi, sinavuga ngo biratangaje ko si byiza. Mu rugero rutanze uko bagufata ari nk'abagabo nka 5 bagutera urushinge ku mbaraga, ibyo wenda ari nk'amavideo tujya tubona kuri social media cyane cyane mu bihugu by'Uburayi, no usanga bakoresha izo mbaraga z'umurengera. No mu Rwanda ibyo bintu byarabaye koko? Ahubwo mu Burayi ntabwo bakoresha izo mbaraga z'umurengera bakingira, baragukumira, bakavuga ati ntuzagura kuri supermarket, ntuzahaha, no mu nzu gumamo. Bigatuma rero kubera ko bari abo batinyuka cyane, kandi cyane wenda kuko ngenzi ko abantu b'Abakristo iyo bibabayeho ntabwo bakora ibyo ngiye, ahubwo barasenga, ariko ari abantu bahaguruka bakajya kwigaragambya. Abo ngabo rero bagufatirayo bakakugira uko bashaka, kuko wabigemuriye kandi bashyiriye ugaragaza imbaraga. Ariko nk'umuntu w'umubyeyi birukanyije no mu gishanga, umugabo wakaza akamurwanaho, mugatera umugabo mugakubita hasi, umugore mukamutera igishinge mu gishanga, mugatamuka musigaho n'umugabo we. This is ridiculous. Ushobora kwibaza uti se simbizi, ariko izi ni imbaraga zitari ngombwa. Abantu bashobora gukumirwa ku bintu byinshi. Nk'ubu ngubu nta muntu udakenera serivisi ya leta, nubwo utayikenera ntabwo mu mwaka wabura igihe wikenera. Bakagenda bashyiraho ibintu nk'ibyo bibakumira byinshi byatuma abantu bagenda bigemura buhoro. Wenda turongera tugaruka aho ngaho kuri izo mezire zindi. Tukiri kuri abo baturage bo mu burasirazuba, wandika inkuru yawe, wigeze ubasha kugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi b'inzego z'ibanze ngo mfe? Nta muyobozi ushobora kukwemerera. Hari n'umuyobozi w'inshuti yanjye, ntabwo nza kumuvuga ariyizi, nabone video arabizi, twaravuganye, ndamubwira nti koko arampakana ati mba nkuroga, atuburabona ibyo bintu nabikora. Kandi uwo munsi muhamagara yaramaze gufata, mubwira n'umuntu yasanze ku isoko aje yihishahisha, nyine yaramaze iminsi baramubuze, none akaba yaragiye ku isoko ashaka guhahira abana, baramubonye batumaho gitifu aragenda na daso baramufata bamujyana mu biro bararumutera. Ndabimubwira ibyo byose arabihakana. Arayageze arambwira ati n'itegeko rega. Yareruye arakubwira ngo n'itegeko? Ati n'itegeko. None se ko ari itegeko ko ngomba kugera ku mubare wose, nakora iki? Ati nawe mbwira. Ariko none se yakubwiye ko ari itegeko abayobozi bo hejuru bamushyiraho cyane ku giti cye wabyishyizeho kugira agere kuri iyo mibare? Urumva hari ibintu bibiri, hari ukuba wenda ashaka kugira iyo performance akaba yagera ku mibare hejuru nta n'uwayimubwiye. Nta performance umuyobozi wo hasi akora atayitumwe n'uwo hejuru. Ni abantu bamuri hejuru bamutegeka bati ikibazo iki n'iki, abantu bawe bagomba kuba bakingiye. None se we ku giti cye nagashaka kuvuga ati kunyara nanjye nigaragaze, agakoresha izo mbaraga atatumwe, ikibazo kikavuka? Ntabwo wavuga ko atazitumwe, kuko siwe wenyine ubikora, harimo inzego nyinshi. Wabonye ejo bundi umujyi wa Kigali uvuga ko bagiye kubarura urugo ku rundi abantu batikingije. Iyo urebye neza bavuze ati inzego tuzohereza team ihuriyeho n'inzego zose kugira ngo bafashe abantu bo ku masibo.
buriya icyo kintu abantu ntibakizi ariko wenda turanakizi twese, aho bakoze ibi bintu iriya mu byaro ko mu mujyi wa Kigali ntibarabikora ho, noneho bazana polisi, ingabo. Umubyeyi umwe yarambwiye ati umusirikare yaramfashe anjyana Mugera muri transit center, harimo n'abantu benshi bajyanye, ariko nawe ari kumwe n'abantu benshi, ariko umusirikare umwe yarambwiye ati rwose umbabarire, ati nanjye ibi bintu uvuga ndabyumva, ati ariko ni itegeko. Rero buri muntu avuga itegeko, ukibaza utanga iryo tegeko ukamubura, ariko bose bagenda bavuga ngo ni itegeko, ni itegeko. Ikintu bakigize icyabo nkaho ari homemade solution, sinzi, ariko njye mba mbona none bitari ngombwa. Tukiri kuri izo ngero wenda z'abantu bagiye bakorerwa nabi cyangwa se bagirirwa nabi bitewe n'uko batumva neza iby'urukingo, hari kutabyumva uko bifatiye akamaro, hari no kutemera ko nyine izo nkingo hari icyo cyangwa se ubumenyi buke, sinzi ko nabyite. Ubona biterwa n'iki? Kuba batabyumva cyangwa kutabyumva cyane kutabishaka, cyangwa se bishingiye no ku myumvire y'idini. Ibintu ni bibiri, nako ni byinshi. N'aba scientists bamaze iminsi babivuga ko hari abantu bashobora gutinya gusa urushinge, akarutinya pe, akabona ikintu kimujombye akagitinya. Hari n'abantu bashobora kuba afite icyo yibaza ku rukingo, kuko nyine umubiri w'umuntu nyine nuwe avuga ati koko nshyizeho, banshyizemo ikintu simfite amakuru yacyo, ibintu byinshi akagira ibyo yibazaho. Ariko ari mu buryo busanzwe, hari n'umuntu ushobora kubigiraho ikibazo kubera ko afite ibyo yasomye muri Bibiliya cyane cyane, kuko Bibiliya niyo ikunze kuvuga ku bintu bizaba, kagira ubuhanuzi, kagira ati bizagenda bitya. Uyu muntu akaba afite ikintu yabonye gicurera cy'ikindi yigeze gusoma, akavuga ati akagiramo urwikekwe. Ariko kandi abanyamadini ahubwo aribo ba mbere bafashe inkingo ku ikubitiro, abayobozi b'amadini. Abayobozi b'amadini nibyo, ariko kandi nabo basoma Bibiliya. Ndashaka ni nabo bayisomera abakristo. Ndacyashaka uburyo ntakivuga neza. Urabona ikintu cy'imyizerere cyangwa imyemerere ni ikintu gituruka imbere mu muntu, sinzi niba aho byumvikana. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikintu kimuhatwaho, arabwirwa agendeye ku byo yabwiwe, ku byo abonye, akizera. None iki kintu kiba kiremye muri we, kikaba gishobora gutuma asiga icyo se na nyina yamubwiye, agakurikiza icyo ikindi yizeye ko ariyo Mana. Akaba ashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo yahoze akora. Iki kintu abantu bakaba bacyumva mu ubwo buryo. Rero umuyobozi w'idini nk'uko yaje ashobora kubwiriza abantu benshi ntibizere, ntibemere, ni nako ashobora kubwira umukristo akamubwira ati ni byiza ko wikingiza, ariko umukristo kubera ko n'ubundi ikintu kiri muri we akavuga ati no, cyangwa ntanamubwire, ariko umukristo kubera ko afite uko abyumva akagenda akikingiza. Kubera abayobozi b'amadini, abakuru b'amadini ntacyo bivuze ku myizerere y'abantu, ni ukubabwiriza nyine bakemera cyangwa ntibemere, kuko ni ikintu kiba kiri muri bo. None se wenda tutagiye warugiye kunyobya unjyanye mu bintu by'imyemerere, ariko ntacyo bitwaye, n'ubundi nabyo tuzagira igihe cyabyo. Tugarukire no kuri zangero z'abari abantu. Harimo mu nkuru yawe wanditse wa publishinze ubushize, wagiye ushyiramo ingero z'abantu bagiye bakubitwa, bagafungwa ndetse bakanahunga igihugu kubera icyo kibazo cyo kwanga kwikingiza. Hari abuzi bakubiswe bagafungwa, bandi bagahunga. Ndabazi. Tubwire, barahunze, baragarutse? Kuko hari n'inkuru twase dusoma mu binyamakuru bavuga ko abari bahunze bongeye bagatahuka. Nabo barahari. Abuzi bo bimeze bite?
barahari. Nzi umubyeyi umwe wigishaga ku ishuri ryo ku Munini, yarahunze, yahungiye mu gihugu cya Tanzania ku Munini ya Gatsibo. Umugabo we baramufashe nawe agerageza guhunga. Nzi undi amazina wayibuka? Ntabwo ari ngombwa, ariko ni umwarimu kuri iryo shuri, nabo baho baramuzi. Ni ikigo kibanza cy'amashuri abanza? Ni groupe scolaire Munini iri muri Gatsibo. Nzi umuvugabutumwa witwaga Nzaramba mu Burengerazuba, yarafashwe arakubitwa, akingirwa ku Gahato, arahunga. Nzi ari n'umuntu nakoze inkuru nawe wakingiwe ku Gahato ari Kayonza witwa Uwitonze. Muri irya tsinda bafashwe ari 50 bari n'abangahe, igihe cyarabiripotinze, barakubiswe barakingirwa ku Gahato. Noneho atinya ko n'urwa kabiri rwazaza ari Gahato, arahunga. Ejo bundi yavuganye na Radio France International, yavuganye na Le Monde, yavuganye na AFP. Izi nkuru zirahari, nabo barazikoze ko ari hanze. Ntabwo ari ngombwa ko bikivuga, kuko yahunze harihishe nyine. Yako nibyo komeza tubwira abandi. N'abantu benshi barahari, hari n'abantu banyandikira akambwira ati jewe naraha naha, narahunze. Na Leta irabizi, abo bagarura babona, hari abo batabona benshi, na raporo zabo bagomba kuba babizi ko runaka ntawo hari sari hehe. Nanze umuntu w'umubyeyi Kabarore hariya, mu musaza witwa Inyansi hariya Kabarore muri Gatsibo. Umugore we baramufashe bamujyana Mugera, babanje kuri polisi station ya Kabarore, barababwiriza, bazana babasomera ibyanditswe, nyine kwizera kwabo ntikwabishyikira, barabakomezanya Mugera, bavuga ati rero mutinze kwizera. Babakingira ku Gahato. Kuva uwo munsi umugabo warihishe, na n'ubu umugabo warihishe, abana bari mu rugo bonyine. Ni wa wundi wambwiraga wishe mu nzu? Oya, uwo yihisha ahandi. Abana, umugore nawe yambwiye ati ubu nanjye urwa kabiri rwari rugeze, ubu nanjye barampiga, nawe arihishe. None se Keri, wenda tutarakomeza, nk'urugero wenda nk'uwo mu rufata urukingo rwa mbere ntiyikiza urwa kabiri, kandi tuzi ko nyine siyansi ivuga ko bakwiye gufata doze ebyiri nibura arizo zisabwa. N'ejo bundi haje n'urwa gatatu. Ubwo kwikingiza urukingo urumva rutazamugira ingaruka cyangwa ntibimugwe neza? Yagira ko atari we warwikingije, ko barumushyizemo ku Gahato. Gusa akaba yumva amaherezo azaba yahe? Amaherezo ni ukugeza wabyumvise. Okay, reka twikomereze. Ntatabyumva ubwo nuko bizahora. None urumva hakoreshwa iki? None uburyo bwakoreshwa kugira ngo izi ngingo zitangwe neza kandi sinagire n'icyo zimarira, nk'uko hari ibihugu byinshi bigeze muri za 90-80% by'abaturage bakingiwe, ndetse inkingo zose. Nta muntu n'umwe basanze mu nzu bakuremo, bafunge, babimure, bashyira aha ngaha, ntabyo. Barababwiye, abumva barumva, abatumva barabereka bati rero kuva mutumvise ntabwo muzajya muhura n'abantu aha n'aha. Umuntu bakamwirukana mu kazi, abibona, yagera mu rugo akabura uburyo akoramo business ye, akavuga atari aya maherezo nayahe, akigemura agakingirwa, yabyemeye kandi ntacyo byabatwaye. Ariko gushakisha umuntu uko nguko, akurumva naho ngaho nabyo nagahato.
nubwo atari imbaraga ntagahato byo nibyo ubwo ntiwabyita gahato urumva nawe arufashe atabishaka ntagahato nibyo ubwo bitandukaniye rero ariko ntagahato gafite impamvu ushobora no gusobanurira umuntu ariko nta kintu ushobora gusobanurira umuntu wafashe ku ngufu utanamubeshye ukamugira utyo ukamukura iwe ukamujyana umufungiye aho ngaho umukuyeho umujyanye ahandi uzanye abantu bamwicayeho uramuteye urushinge mu mubiri we ubwe uramurekuye itaha uwo muntu umufitiye ikihe gisobanuro ariko umuntu wakumiriye akigemura akavuga ati nyine nta kundi ntagahato ariko akaba ari we wijyana ibyo bifite igisobanuro kandi cyane kubera ko abantu banga uru rukingo ari n'abakristo byo ntabwo twanabitindaho byo ni ukuri cyane hano mu Rwanda ni abantu b'abakristo bafite imyizerere yishingiye kuri Bibiliya aba ni abantu ntibavuga ngo Bibiliya kuko nibyo bize ntibibashishikariza ngo guhaguruka bajye kwigaragambya ahubwo bibareka ko bagiye kurengana rero umuntu ufite imyumvire nk'iyo guhaguruka ukagenda ukamufata nkaho yaje kukurwanya icyo nacyo ni ikibazo kuko hano mu gihugu nta muntu turabona avuga ati aya mabwiriza turayanze tugiye kwigaragambya abantu ntibabikora yigumiye mu rugo wowe umusanze mu rugo umukuyeyo ni ikintu kibi cyane ndumva babasobanurira nk'uko bageze ku rwego rwo kumva uko bumva ni nako bagera ku rwego rwo kumva ikindi kintu bakababwiriza rimwe kabiri nubwo waba ari umwaka ugashira bakabashyiraho restrictions bagakumirwa bakabwirwa kenshi bakwemera bakigemura ariko ibintu byo gufata abantu ku ngufu ibintu none se iki gitekerezo cyumvikana kandi ni nabyo akenshi biri no gukorwa hirya no hino mu gihugu izo meze nazo zirahari bakavuga bati turagukomera umuntu utarikingije ntiyemeye guhabwa serivisi izi nizi nko mu mujyi wa Kigali birakorwa ibyo ngibyo ntibikorwa keri mu Rwanda kuko ntiwatega bisi nka mu mujyi wa Kigali wakwinjira mu kabari udafite no mu isoko of course nka mu mujyi wa Kigali si bikorwa si byo umubare munini w'abantu bakingiwe kurusha ahandi hose mu gihugu mu mujyi wa Kigali rero nta bantu bafashe ku ngufu ibi birakorwa mu ntara niho babanjije ngiraho ni Kigali bazaza ariko babanjije mu ntara niho bikorwa rero sinumva impamvu badashobora gushyiraho restrictions zimwe no mu ntara niba umuntu yajyaga gusenga bavuga ati ntujyayo utarakingiwe icyo ni kimwe abantu bo mu cyaro bakenera serivisi za leta igihe cyose hafi buri rugo nibura mu mezi 3 mu gihembwe hagomba kuba harimo umuntu ugiyeho ku kagari cyangwa ku mudugudu aba bantu bakabaye bakumirwa muri ubwo buryo avuga ati serivisi ukeneye ahangaha ntuzayibona keretse warikingije ibi nibwo buryo bwo ariko abantu bose ntago bakenera serivisi zo ku nzego z'ubuyobozi reka nkubwire hano mu Rwanda mu cyaro ni ikibazo kiri kurusha mu mujyi turabyemeranya mu cyaro igihe hano i Kigali ngira ngo ni umuyobozi w'isibo umwe kubera ko duhora tugenda dutya twimuka ni umuyobozi w'isibo umwe nzi kuva naza muri Kigali ngira kubera icyo ari umuyobozi w'isibo wenyine 17 umuyobozi kuko mu Kigali umuntu abakora ibye ariko mu cyaro yaba na mutekano nabaga muzi abantu bose ni ukuvuga ngo baba bakuzi ibyo ukora aho uri ariko biroroshye kubashyiraho kubakumira ku bintu byinshi aho wenda ni ku nzego za leta ugiye gusaba serivisi ariko ntiwirengagiza yuko mu mujyi imibereho yo mu mujyi itandukanye niyo mu cyaro nk'urugero mu cyaro ntabwo bajya batega bisi mu Rwanda yani Kigali uje gutega bisi ugomba kwerekana ugiye mu isoko werekana ko wakingiwe ariko mu cyaro urebye nk'amasoko yaho amenshi usanga adafite
na boda cyangwa se na korutire y'aho isoko rirangirira aho unyuze hose wakwinjiramo umuntu wamubuza kujya mu cyaro mu isoko gute? None se abantu bashobora kubona abantu birukanka ku rugo ku rundi uriya mubyeyi wa Kamagiri twavuganye ejo bundi yarambwiye ngo bari abantu barenga 100 bafashwe, bagenda urugo ku rundi ko bafite abo bantu bashobora gukora ibyo bintu. Ntabwo bafite abantu bashobora guhagarara ku gasoko bakazenguruka isoko ryose. Yes, avuga ati hano nta muntu wahaza atarakingiye. Ni ibintu byoroshye, kandi amasoko yo mu cyaro usanga amazu ayazengurutse. Kugo abantu guhagarara hanga n'undi ku yindi mfuruka y'isoko bakavuga ati uza hanga bakihangana umwaka ukarangira. Okay, ibyo birakozwe. None mu cyaro nta muntu ugitega bisi ngo bazamufatire kuri gare. Ibyo tugiyemo sinshaka kugira Leta inama mu bintu byinshi ishobora gukora, nayo itekereze, ariko imenye ko ikintu cyo kwirukanka ku bantu ni ikintu kigayitse. Nta muntu ukwiriye kwirukanswa mu gihugu cye. Abantu barirukanse muri iki gihugu nta mpamvu rwose. Umuntu abari mu gihugu cye yishimye ko ari kumwe n'abantu be mu bugoryi bwe, nyine ni abantu be, ntago bamwirukanka inyuma mu bwenge bwe. Nicyo gituma umuntu avuga ati mfite igihugu, kuko nyine uba ufite igihugu kikurinda mu myumvire yawe mibi, mu giki cyawe cyiza, bakakwitaho uko nguko. Ari nk'ibyo nose tuvuge niba hari nk'umudugudu wose abantu baranze kwikingiza, ntago bazabaha amazi. Barayabaha kuko nyine nta bantu n'abene igihugu wabagira utese, ugakomeza ukarwaza nk'uko n'ahandi barwaza. Ubu kwirukanka ku muntu wawe. Okay, ubushize tukiri kuri izo mezire cyangwa se ubwo buryo bwo kugira ngo abantu bafatirwe ingamba abatarikingije bikingize. Hari umugabo w'umudokiteri witwa Bihira twaganiriye ubushize, ngira ngo n'ikiganiro cye kiri kuri icano, abadukurikiye bashaka kukireba. Yatubwiye ko we nk'igitekerezo cye yumva uburyo abantu bagakwiye gufatwamo, cyane cyane nk'abo twavugaga bajya kwaka service ahantu hatandukanye bakababaza ko bikingije. We avuga ko atari uko byagakwiye kugenda. Icyifuzo cye akavuga ati ahubwo bagakwiye kubanza ugakora test ukajyana result ko uri muzima utarwaye, kurusha uko wagaragaza iyo vaccination card. Akavuga ati kuba gukingirwa ni kimwe no kuba uri muzima ni ikindi. We igitekerezo cye kikagera giti abantu basaba aho kugira ujye mu kabari wikingije, ahubwo wajya mu kabari werekanye ko ufite test iri valid y'iminsi 3. The same case no mu isoko, the same case no muri public transport. Icyo kintu wowe urakivuga iki? Ni ikintu cyiza cyane. Nicyo nigeze kugikomozaho ko abantu benshi banga kwikingiza no mu gihugu na abantu bafite ibintu bashingiyeho biri muri Bibiliya bize n'ibitabo by'iyobokamana. Abo bantu rero bo nta kibazo bafite ku gukumirwa, kuko aravuga ati nyine bashatse kundenganya kubera jewe ikimutima wanjye umbwira. Umuhaye amahirwe ko yazana iyo test byaba byiza, ariko utanayimuhaye aba yifuza akenshi ko n'ubundi azakingirwa ari uko abyemeye ko bivuye muri we, nk'uko yagiye yemera ibintu byinshi. Ariko nk'uwo doctor nibyo kuko afite n'uburenganzira bwo kubivuga, kuko ngiye sinajya hariya nkavuga nti urukingo ntacyo rugize, ahubwo test niyo y'ingenzi, kuko ngiye sindi doctor. Oya, ni igitekerezo yatanze, ntabwo yavuze ko nawe nk'umuganga ni igitekerezo yatanze nk'uko nawe wagitanga. Yagiye abona abantu benshi barwara kandi barikingije, ubwo we yasanze ko ikiza ari test, kandi umuntu wabaye atanze ko yasuzumwe akagaragaza ko atarwaye, byaba byiza cyane rwose, byadufasha. Ariko ibintu byo kwirukanka ku bantu ngo bakingirwe bikareba uburyo bwinshi bwose bushoboka,
ariko kwirukanka ku bantu bikavaho, abantu bakava ku marisite. Yego, nyemera tugaruke inyuma gato. Hari ahantu umaze kubikomoza nk'inshuro nk'ebyiri uvuga uti abantu benshi mu bari kwanga gufata urukingo ni abantu bafite impamvu zabo bwite, cyane cyane zishingiye ku myemerere, ku myizerere. Bavuze ngo ni abakristo. Urongera uvuga uti akenshi babikomora ku nyandiko zanditse muri Bibiliya, kuko Bibiliya ari ukuri hanura ibizabo. Ngewe ndi kwibaza, ntago ushobora gusoma umurongo wo muri Bibiliya ahubwo ntumve neza bitewe n'imyumvire yawe cyangwa se nuko gufana, ahubwo ukaba bias bitarukanye n'ibyanditse muri Bible. Nabyo birashoboka. Urabivuga iki byo? Birashoboka, ariko ubundi ikintu cyitwa conscience bifite amateka menshi, sinanabijyamo, uretse ko n'abantu birukanka ku bantu baba babizi ko conscience y'umuntu uriya mutima nama umubamo ari ikintu cy'ingenzi. Mu bimwe mu bintu abayobozi bakwiye kurindira abaturage babo no kubarindira iyo conscience yabo ngo idahungabana. Niba afite ukuntu yumvise ikintu, akaba afite igitekerezo ku kintu runaka uko nguko, ni bibi cyane kumushyiraho agahato ngo atakaze icyo gitekerezo, kuko ni conscience ye. Rero impamvu dufite ibihugu byacu ni ukugira ngo biturinde ku bitekerezo byacu byaba byiza, twe guhungabanywa. Rero niba umuturage we yarasomye Bibiliya yemewe muri icyo gihugu yaraje, cyangwa n'ikindi gitabo, nk'uko ashobora kuba yarize ko twese tukiri muri primary twize ko umuntu ahumeka oxygen agasohora carbon dioxide, umuntu akavuga ati giye kubera ko ibyo nabyize ntushobora kunshyiraho agapfukamunwa. Mu by'ukuri uyu muntu yakabaye yumvwa cyane n'icyo ubuyobozi bubereyeho, bakamubwira bakamwereka impamvu zifatika. Noneho aba bantu ni na benshi, ni itsinda ritubutse. Tugiye mu buri mudugudu ntabwo twaburamo abantu bangaye. Aba ni abantu ushobora guteranyiriza hamwe ukababwira, utiriwe ujya no ku rugo ku rundi, ukababwira nejo muri izi nama z'iki baza n'abaturage bagenzi babo, bakababwira ikintu nubwo cyaba kitari cyo, ariko iyo gisubiwemo kenshi ikigero kikaba cyo. Nibura izi techniques abayobozi baba bazizi, ariko ibintu byo kwirukanka ku bantu, you are defiling their conscience. It's rape, it's what? Yego nibyo. None tutarava aho ngaho, abakristo hari by'umwihariko, hari n'idini rishyirwa mu majwi ko abayoboke baryo abenshi ari bo bari kwanga gufata urukingo. Kandi iryo dini hari n'umwe mu bahasengera nawe uri muri government y'u Rwanda yabivuze kuri radio na televiziyo by'igihugu ati nanjye narikingije ndi mu mbere bafashe urukingo. Arongera navuga ati n'abayobozi bakomeye mu idini ryabo nabo bafashe urukingo. Nago ari yabivuze, ariko biravugwa ko abayobozi muri iryo dini nabo bari mu bantu kwikubitiro bafashe urukingo. N'abapasiteri hirya no mu gihugu bafashe urukingo. Abapasiteri babo ntibemerewe gukora badakingiye. Ibyo byo urevuga hiki? Aho nago abaturage bato bashobora kuba bafite ubusesenguzi buke ku byanditswe mu Bibiliya. Message bifite ku bayobozi, kuri aba bayobozi ni imwe kandi baranabizi. Icyambere tudaciye ku ruhande, amadini ashamikiye ku Protestani akomoka muri Amerika, abayoboke bayo benshi nibo bafitanye ikibazo n'urukingo, kuko Amerika ari igihugu cya republicanism, ari igihugu cya freedom, akaba n'igihugu kivangura imyizerere leta n'idini n'amadini ntaho bihurira kuva kera, niyo mateka yabyo. Aba bantu rero bashamikiye kuri ayo madini, aya madini yaje afitemo niyo element yo freedom, kandi niyo element yo kugenda babwira ko leta n'idini
ntabwo bigomba guhura, kuko aba Amerika kubaho yabayeho kubera abantu bahunze akarengane mu Burayi. Abantu benshi bahungira bashinga leta rero ishingiye kuri republic no gutandukanya idini na leta, ko ari ibintu bitandukanye, kuko idini iyo ritangiye gusaba leta ngo irifashe muri ibi, cyangwa leta isaba idini ngo ifashe muri ibi, habagiyemo guhutaza abaturage ku cyo bizera bo nkabo. Rero iyo myumvire irahari, n'abo bantu bavuga ngo tuvuge niba ari nk'umuyobozi ari umudivantiste, ibi bintu arabizi arabizi. Rero no kuba uri umuyobozi w'umuntu w'umudivantiste, uri umuntu w'umupantekote, barize ibitabo byinshi byuzuza inyigisho za Bibiliya zerekana aho ubuprotestant bwavuye n'uburyo reformation ya Martin Luther, John Wycliffe, William Tyndale, ibi bintu barabisomye barabizi. Rero bituma rero ababizera bo muri amadini bagira amakenga kandi bakayahagararaho bashaka ubusobanuro bufatika, udashobora kubabwira uti ndaguhata ndakwirukana ku kazi, icyo ntabwo cyatuma abivamo. Ugomba kumuha igisobanuro gifatika. Rero kuvuga ngo ngiye narikingije, icyo ntabwo gishobora gutuma umuntu nk'uwo yikingiza. Uvuga ngo pastor we yarikingije, icyo cyose ntabwo gishobora gutuma uwo muntu yikingiza. Bakeneye ubusobanuro, umwereke urukingo rumeze rutya na rutya, umpa amateka y'inkingo ku isi, kuko n'ibindi bintu agenderaho ni amateka y'isi yagiye yiga abihuza na Bibiliya n'ubuhanuzi bwayo. Ibi rero nibatabikora, uri umuntu w'umudivantiste, uri n'umuyobozi uzi ikibazo nyirizina, uzi umuzi w'ikibazo, ukaba udashobora kwegera abantu nk'uko ukabasobanurira, ahubwo ugahagarara hariya ati jye narakingiwe, kandi ubizi ko icyo ngicyo kidashobora gutuma umuntu nk'uwakingirwa. Yego, nibyo nari nanze gukomoza ku idini runaka, ariko n'ubundi wakunze kugenda uyavuga. Idini y'abaporoso, ariko by'umwihariko abadivantiste ndetse n'abandi bitwa ngo ni umwuka wa Pentecote, nibo mperuka gusoma mu binyamakuru bavuga ko aribo bantu ayo madini yose akomoka muri Amerika. Ku isonga mu Rwanda rero abantu basengera muri ayo madini nibo bantu bari gushyirwa mu majwi ko bari kwanga urukingo cyane. Ndongera ngaruka kuri cya kibazo, aba pasiteri babo kuki bakingiwe, cyangwa abayobozi babo kuki bakingiwe, wowe muturage wo hasi ugakomeza ugatsimbara kuri iyo myemerere, ibyo urumva atari ukwikontradiza? Ariko nakubwiye ko kwizera ko umuntu ari uko ku giti cye, rero biterwa n'ibyo yasomye. Kandi rero igitangaje aba pasiteri ko bakingiwe ni nabo banyuzemo inyigisho zituma aba bantu badakingirwa, ko nibo babigishije ABCD, bivuze ko nibo bakotingaga ibi bitabo, nibo aya matorero niyo yamamaje ibi bitabo bikagurishwa, kuko bitabo tubigura muri aya matorero, nibo ba nyirabyo, nibo babisemura bakabishyira no mu Kinyarwanda. Ubwo bahinduye imvugo se? Ubwo rero kuvuga ngo wowe warikingije kandi hari icyo wabibye mu bantu udashobora kujyayo ngo ubasobanurire ngo batsinde, nyine ugutsindwa. Ntabwo wabwira umuntu nk'uwo ati nge narikingije ikingi, kandi ataraje mu itorero kubera wowe, ahubwo ko yarijemo kuko afite ibyo yize, afite ibyo yizeye. Reka tuve kuri icyo, reka tugaruke kuri Kelly, umunyamakuru, umusesenguzi. Uhagaze hehe? Uhagaze ku byerekeye n'urukingo rwa COVID-19? Yewe nshyigikiye ko umuntu afite umutimanama we, ko umutimanama ugomba kubahwa. Umuntu agakingirwa ari uko abyemeye, atabyemera hakaba amabwiriza bashobora gushyiraho atuma adahura n'abantu mu rwego rwo kugira ngo atabanduza nk'uko bivugwa, atabanduza. Hanyuma we yazabona ko akeneye abantu, akeneye serivisi runaka, akigemura. Icyo ndumva ari cyo cyiza kurusha kugenda ukabirukankaho, kurusha kubatuka n'ibicucu nta bwenge bafite. Hari muri bari abantu bafatiye i Kayonza, nabonye gitifu umurenge igihe cyaramubajije igitise niba ari n'igihe baramubajije bati se byagenze bite, tunyuriremo. Asa n'ubabwiye ati twarabaganirije tubabaza impamvu batikingiza,
dusanga ari inyigisho zidashinga zishingiye kuri Bibiliya. Ariko abo ni abaturage be bafite imyumvire nk'iyo. Ntabwo avuga nk'umuntu ufite strategy yo kwegera aba bantu ngo agire icyo abumvisha kirenze ku cyo bumva, kandi ni umuyobozi waho. Nidukomeza rero kugira abayobozi bumva batyo ko we icyo yumva n'undi agomba kucyumva uko, kuri iki kibazo cy'urukingo hari abantu benshi bazarengana, kandi wenda bakaye banumva bahindura imyumvire basobanuriwe. Hari abantu benshi bazahunga iki gihugu, agenda agera no mu kindi gihugu, nabo batangire bahige, naho ahunge ajya ahandi, azarinda apfa ababaye, ariko avuga ati inkomoko yose ni mu gihugu cyanjye. Nta mpamvu y'ibyo rero bashaka ubundi buryo bababwire, bakumirwe, nagira n'icyo azira akizire yizize, atari ukuvuga ngo hari umuntu wamwirukanseho ngo sinshobora kuba mu nzu kuko ntakingiwe, no, n'ibintu nk'ibyo. Bagere ibintu byinshi tube mu gihugu dutengamare twishime. Wenda mbere yuko dusoza hari ikindi kibazo nifuza ko tugarukaho ku byerekeranye n'imyemerere. Ubundi bavuga ko science ndetse n'ibintu bijyanye n'imyemerere akenshi bikunda kugongana. Ngira ngo hari n'amasije menshi yagiye agirwaho impaka, ugasanga abanyamadini ntibabivuga kimwe n'abascientifique. Icyo cyo ukivuga iki kuba science n'ibintu by'imyemerere bidafite aho bihuriye cyangwa se bifite ukuntu byangana? Jewe icyo kintu sinacyemera. Wemera iki? Ngenzi ko science n'imyemerere ari ibintu bivuga rumwe. Kute? Ibintu batumvikanaho ni nk'uko nanjye ntashobora kumvikana ku bintu byose. None se kuba abascientifique baravuze ko urukingo rwa COVID rurinda indwara, nawe ukavuga ko hari n'abascientifique benshi bavuze ko rutayirinda. Ejo bundi nakoze inkuru y'aba doctor, abaganga benshi n'abaloya bo muri UK bishyize hamwe, bafite ikintu cyitwa United Kingdom Medical Freedom Alliance. Bafite inyandiko basohoye bandikira parliament yabo, ni nyinshi bagiye bandika, ariko iherutse bandikiye parliament kuko ejo bagombaga kuganira ku bijyanye no gutegeka abantu gukingirwa bose bari mu kazi. Berekana ko ahubwo urukingo nta n'ikintu rumaze, ko ahubwo ruteza ingaruka nyinshi kurusha uko rukiza n'abantu. Niko babyanditse n'aba doctor. Yego. Ariko abo ni aba doctor, kandi aba doctor oya nibyo aba doctor mu bihugu byinshi bagiye urwego rushinzwe ubuzima rwemewe rwitwa WHO. Uvuze politique ntabwo ubuvuze science. Ariko iyo WHO nayo ikorwamo n'abadokita kandi bemewe. WHO ni implementer ya scientific policies. Science ibyigezeho, WHO ikavuga ati kubera iki n'iki tubona bimeze dukora ibi n'ibi. Ariko science yo ubwayo ikibigaragaje bivuze iti hari indwara imeze itya, iyo ni science ikayikwereka. Noneho abantu bo bashyira mu nyurabwenge, mu bwenge bwabo bagashyiraho policies bijyanye n'uko bumvise uko science ivuga. Buriya tugendeye kuri science nta muntu n'umwe wahigwa ngo kubera atari ikingije, kuko science izo ni policies ziba zigiyeho zakozwe n'abantu batari n'aba scientists, cyangwa ari aba scientists ariko bagendeye ku zindi policies byo babona hanze uburyo bafatamo iki kibazo. Nuvuga ngo science yo ibikugaragarije ikibazo aho kiri, hari indwara imeze itya, yandura itya uku nuku. Urumva ko icyo ngicyo nta mukristo uzacyanga ngahoya, ahubwo policies uzashyiraho kugira ngo izo kuvura iyi ndwara nizo abantu bakunze kugiraho ibibazo. Abantu bakavuga bati ntabwo ari ngombwa gukingirwa, ahubwo iyi ndwara n'ibicurane bishobora no kuvurwa na ABCD, bakavuga n'imiti. Abandi bakavuga batoya ahubwo n'ugukingira inganda zikora inkingo, ubwo nyine urusha indi ingufu akaba ari we uganza abandi, ariko bitavuze ko badashobora
kuba nabo bibeshye kuri policies ariko sansi bayabagaragarije igihari nk'indwara. Sansi ntaho igongane na Bibiliya, nta na hamwe, ahubwo abantu baba bashaka kubivuga mu buryo bwo kugira ngo kuko baba bafite imyumvire yabo yo kutumva Bibiliya, hanyuma bakitwaza scientific background. Ibyo ngibyo reka tubirekeraho ngaho, ariko reka dusoreze no ku kibazo cya nyuma kijyanye n'uburyo hari amakuru avuga ko abantu bakomeje kugenda bivuguruza ku bijyanye n'iki cyorezo. Ubu ngubu kigezweho bari kuvuga bati ubwa mbere bavuze ko ari doze ebyiri zitangwa, none bongeye kuzana booster. Hari n'amakuru avuga ko Pfizer yavuze ko azakenderwa n'urwa kane, ngira ngo no muri Israel hari n'abamaze gufata urwa kane, niba muri Australia nabo babivuze, yego, na Germany, EU nayo yabivuze yose hamwe ko bagomba gufata urukingo rwa kane, yego. Urumva ari abavuga ko nyine harimo kwikontradiza hagati y'ubwabo, kuba bataramenya neza icyo umubiri ukeneye w'umuntu kugira ngo urwane n'iyi covid. Dusoza, wowe iki kintu urakivuga iki? Ariko baranabitubwiye ko nizi nzandiko basinya zo kugira bavuga ati uru rukingo rwatanzwe ni emergency. No kuvuga ngo one, ntabwo uru rukingo rwabonye umwanya wo kurutestinga, ko inkingo zitestinga kuri zigerageza ngira ngo ni imyaka 10 ngo bamenye umuntu rutewe abaho ate, ubuzima bwe buhinduka bute, indwara uruyirwanya bute urute. Ubu mwanya ntabwo wabonetse. Nukuvuga ngo ubu ngubu muri rusange kotinze nabo baganga ba Britain babivuze ni testing ku bantu ni ikorwa, kandi niyo abantu bagiye gukingirwa barabisinya, ni rwatanzwe uburyo bwa emergency kwihuta. So nukuvuga ngo nyine urihangana, ubwo science igenda ikura bakavumbura urundi, baravuga turu nirwo rukora bakaruzana, uru nirwo rukora bakaruzana. Ibyo ntabwo bizavaho kuko rukingo ntabwo bigeze bavuga ko uru rukingo rwarageragezwe rurizewe, oya, ahubwo rwatanzwe mu buryo bwo kwihuta kubagaho, kuko hari indwara yugarije isi badafite ubundi buryo bashobora kuyivuramo, kandi badashobora no gutegereza imyaka 10 myinshi yo kugira ngo urukingo barugerageze. So urukingo barurekura batyo. Ubwo rero kukwivuguruza kuzakomeza kubaho. Nayo bagitangira bavuze ati nta gapfukamunwa, bukeye bati mugashyireho agapfukamunwa. Ko ntago kemera wowe? Kukemera kutakemera, uretse ko atari n'itegeko kukemera, ariko ndakambara. Agapfukamunwa nyine ni cya kindi umuntu yibaza, se ko twize ko umuntu akeneye umwuka mwiza, kandi umwuka mwiza nyine ari butuma ubuzima bukomeza. Ari nabo bavuga ko inzu tujye tukingura ibirahure na bisi tukingura ibirahure, ariko twe twicaye muri bisi dupfutse umunwa. Aho rero ukibaze umwuka uturuka hanze wo gukingura ibirahure wo uhumekwa n'abandi, ko twapfutse umunwa ko duhumeka wa wundi uri mu gapfukamunwa. Ni ibintu byinshi, ariko abo babyize ba science, aba doctor bashobora henda kubitangaho ubusobanuro, ariko icyo nacyo ni ikintu umuntu ashobora kwibazaho. Reka tugushimire cyane rero Kirerwa Mapera, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Turizera ko n'ubutaha nitwongera gukendera gusesengura ku bintu bitandukanye uzongera kubahiriza ubutumire bwacu. Ndagushimiye cyane. Mugire ibihe byiza, namwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, kandi tubifuje gukomeza kugira byiza. Bye.